aha rero tukaba tugiye gukorana nabo ikiganiro cyerekeranye n'ivugabutumwa, ariko ivugabutumwa rishingiye gushishikariza urubyiruko gukora kugira ngo babashe kwiteza imbere. Aha rero turi nguko twamaze kubabwira, turi mu murenge Nyakiriba, akagari ni Kanyefugwe, umudugudu ni Kayove. Tukaba tugiye kubanza isengesho mbere yuko dutangiza ikiganiro cyacu. Haleluya, haleluya. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu tugiye kugira ute? Tugiye gusenga Imana. Uwiteka Mana ikomeye, Uwiteka Mana igira neza, tugiye kuguhamagara kugira ngo imbaraga zawe zibane natwe, kandi tuyobore mu biganiro. Ubwo tugiye kuganira n'urubyiruko, umwuka wa wera atugote, imbaraga zo mu ijuru zitugote, aduha ibitekerezo byiza byakubaka ubuzima bwacu, ndetse byabasha no guhindura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ubane natwe rero kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Tugiye kuganira ku byerekeranye n'ivugabutumwa. Nzi ko muri mwe abenshi murasenga. Hari abadasenga? Ariko ndabanza kugira ngo mvugane n'umuntu umaze umwaka adasenga. Yaba hari? Naza mu kiganza. Murahari? Nawe urahari? Okay. Abamaze amezi 6 badasenga. Nawe urahari? Noneho rero muri Bibiliya hari ijambo ryiza rivuga ngo imbaraga nibo bwiza bw'umusore. Kandi atekereza ko namwe muracyafite imbaraga, muracyari batoya, kubera yuko nabonye bamwe bapakurura imizigo, abandi bapakurura imodoka, bigaragara yuko muri abanyembaraga. Haleluya. Topic tugiye kuganiraho ni topic ivuga ngo itandukaniro riri hagati y'ikirara n'ikirara. Ikirara, Bibiliya hari ikintu ivuga ku mwana w'ikirara. Nanone hari ikivuga ku mwana w'ikirara. Haleluya. Muraza gutanga ibitekerezo. Mumbwira umwana w'ikirara ameze ate, umwana w'ikirara ameze ate? Sibyo? Ese hagati y'umwana w'ikirara n'umwana w'ikirara, ijambo ryiza twaganisha kuri Bibiliya yashishikariza kugira ngo uwo mwana agaruke mu rugo, agaruke mu bandi bana, yongere abe umwana mu nzu kwa data. Muraza kumbwira ijambo ryari cyo, niba ari ikirara, niba ari ikirara. Haleluya. Bibiliya rero iratubwira mu butumwa bwiza kubwaritswe na Matayo, reka tubwira ngo hari umubyeyi yari ufite abana babiri, umwana umwe asaba ise umugabane. Aramubwira ati mbereza ibyanjye, mbereza umugabane wanjye. Aramuhata cyane. Ise aramubwira ati wa mwana we, ko nari nzi yuko nubundi ibyo ndunze byose ari ibyawe, ko nari nzi yuko nubundi nzapfa ngabigusigira, kuko urimo kumbata ngo umugabane wawe. Ariko umwana aravuga ati oya, mbereza ibyanjye. Ise aramugabira. Umusore arangije aragurisha amafaranga ku poshi, aragenda mu gihugu cya kure. Amaze kugera mu gihugu cya kure, atangira gufata bwa butunzi bwe, atangira kujya mu kabari, gushayisha, kunywa inzoga nyinshi, abakobwa beza, bigeraho ubutunzi bumushiraho. Bumaze kumushiraho, inzara itangira kumukubita. Haleluya. Aja gushaka ibyo kugira ute? Ibyo kurya. Aja gushaka akazi. Aravuga ati niyo nabona kuzamu ndagakora, niyo nabona kuboye ndagakora. Ariko birangira ageze mu gipangu ku mutunzi wari ufite ubworozi bw'ingurube. Aravuga ati akazi mfite nako gukukira zira ngurube ukazoza, kandi nta byo kurya nzaguha, uzaje usangira n'ingurube. Umwana ageraho agira ute? Aremera. Ariko uko amaze kurya akicara kubuye, akigunga, agatekereza cyane, akavuga ati ndi gusangira n'ingurube, kandi kwa data twarajya twagira ute? Tugasigaza. Yigira inama yo kuvuga ngo ngiye kugaruka kwa data. Ariko yibaza ibibazo bibiri. Ko nagiye muhemukiye, ngagurisha utwanjye, none ko nabaye umwana w'urukoza soni, ahari azanyemera, ahari azanyakira. Ariko ibitekerezo mubona byinshi bigeraho afata icyemezo
cyo kuvuga ngo nubwo nakoze ibi ariko ndagiye. Haleluya. Afata iki? Afata umwanzuro, afata icyemezo, aravuga ngo ndagiye. Amaze kugera mu marembo y'iwabo, abamuzi baragenda babwira se ati wa muhungu wawe aragarutse ariko yarahindanye, asa nabi. Asa nabi. Ise yarashakishije, atanga amatangazo, arashakisha, araperereza, ariko biranga. Ariko yumvise ngo umwana waraje, icyo yihutiye yaragiye ashaka ikanzu nziza, ashaka ingweto nziza. Mwabyumvise? Umwana akigera mu marembo, Isa akimubona yirukanga aje kumuhobera. Haleluya. Amaze kumuhobera Isa ararira. Kurira k'umubyeyi bigaragaza urukundo rwinshi. Haleluya. Noneho arangije avuga ati muzana yakanzu. Baramwoza. Bamaze kumwoza musiga amavuta, bamwambika ikanzu. Bamaze kumwambika ikanzu, bamwambika n'iki? N'ingweto. Arangije Isa aravuga ati mubagike masa cyiza, mushake butunda, mushake ubuki, mushake iki? Ngiye gukora ubusabane. Umwana wanjye yagize ute? Yagarutse. Haleluya. Haleluya. Ko wifumba se. Haleluya. Nuko umwana agira ute? Aragaruka. Isa arishima, abaga ikimasa. Mwabyumvise? Amaze kubaga ikimasa, atumira abaturanyi be, sibyo? Nuko bagira ute? Barasangira, barishima. Amen. Ibishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko iyo umuntu yareye mu nduza mu byaha, yivuruguta mu by'isi, ariko yagarukiye Imana, mu ijuru naho hari ibirori bikorwayo. Barishima, bakabyina, bakavuga ati haleluya, umuntu yagize ute? Yatugarukiye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Murifuza kugaruka? Murifuza kugaruka? Murifuza kugaruka? Amen. Noneho Isa amaze gukoresha ibirori, amaze gukoresha ibirori, abaturanyi nabo bahita bavuga ngo uyu ni umubyeyi mwiza. Haleluya. Burya hari ikintu kiranga umubyeyi. Ikintu cya mbere kiranga umubyeyi ni iki? Urukundo, impuhwe, no kugira neza n'imbabazi. Amen. Uwo mutima rero na nawo umutima Imana ifite, yifuza ko buri wese agira umutima w'urukundo, umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi, no kugira neza. Amen. Iyo kamere y'Imana yifuza ko iyo kamere natwe tuyigira nk'abana b'abantu. Kandi iyo ufite uwo mutima, abantu benshi baragukunda, muri karitsiye bagukunda, sibyo? Waba ukora n'imirimo y'amaboko, buri wese akaba yavuze ati iwanje arakazi. Kazama, iwanje arakazi. Ku buryo udashobora kuburara, udashobora no gushoma, kuba ari ko uwo mutima w'imbabazi, sibyo? Nawe uba ufite. Haleluya. Murabyumva neza? Niba turi kumwe mukomere Imana amashyi. Amen. Noneho rero topic dufite uyu munsi ni ukumenya itandukaniro riri hagati y'umwana w'ikirara n'umwana w'ikirara. Sibyo? Aho ngo dutangiriye ni ku mwana w'ikirara. Wa wundi watse umugabane we, akagenda akawushahisha, yamara gushahisha akawumarira mu nzoga no mu ndaya, yamara kumara akaje gushaka akazi atagombye kugira ute? Kugashakira. Ariko none umutima umugarukamo, yumva agomba gutaha. Wow. Haleluya. Niba turi kumwe rero sasa, buri wese turamuha igitekerezo. Reka duhere muri uruhande. Kazanga ngwino hano. Uraho neza? Yesu ashimwe. Reba kuri kamera. Ugiye kutwibwira amazina yawe? Bazagize Thomas. Utuye muri akamuwe murenge? Mu murenge wa Nyakiriba, umudugudu wa Kitarimo. Ubusanzwe twahagurikije amazi umwaka badasenga ushira hejuru. Nibyo kuko nari maze iminsi n'amezi n'umwaka ndamenya Imana. Bitewe n'inzoga ziba zarangotanye.
none se ukimara kumva ijambo ry'Imana ufashe uwe mwanzuro? fashe umwanzuro wo kuyoboka imana, ngaba wa mwana wari ikirara. noneho rero turagira ngo dusobanurire ku cyaho igiti umwana w'ikirara n'umwana w'ikirara, abo bana bombi bumva gute, batandukaniye he, ese ari aho bahurira? umwana w'ikirara n'umwana w'ikirara, umwana w'ikirara we aragenda, umwana w'ikirara we aragenda agaherayo, ariko umwana w'ikirara we aragarukaga. ariko dushobora kuba tugutunga utabitekerejeho. wabitekerejeho naze tumuhereze mikoro atubwire. ubugiye turaza kuguhamagara uragaruka. topic dufite ni ukumenya gutandukanya umwana w'ikirara n'umwana w'ikirara. abo bana bombi batandukaniye he? abo bana bombi bahurira he? koze pasiteri, umwana w'ikirara n'umwana w'ikirara ahantu batandukaniye nuko umwana w'ikirara aragenda agahera, ariko umwana w'ikirara aragenda akakibuka inyuma. yakibuka inyuma akavuga ati nubwo nagiye ngosheje ariko ndibuka iki, ndibuka kuvuka, ngibuka data. ariko iyo bageze hanze ari umwana w'ikirara n'umwana w'ikirara ntibakora bimwe. bakora bimwe, ariko noneho ku kirara cyo kubera amakosa kiba cyarakoze iyo kibutse iwabo kuvuko, kubera ko igiteraga uburara nyine ni amafaranga, ariko iyo yibutse iwabo nkundagiraga mu rugo bikakiba. none se kanze ngubaze, watubwira muri bimwe umwana w'ikirara akorera hanze, muri bimwe bibi? umwana w'ikirara akoreshaga ibintu bijyanye n'amafaranga, ubusambanyi, ubujura, no guhemuka no gusinda. inzoga nyine zamubana inoza kazizi, ubundi bikanga ugasanga ntabwo biri guhura. none se inama wagira abana b'ibirara ni iyihe? icyo nagira umwana w'ikirara ni ukuvuga ngo rwose ni ukugaruka mu rugo, niba yarakoshereje ababyeyi ariko akagaruka agasaba imbabazi. undi ufite igitekerezo yatwunganira n'indi undi egera hino ku byerekeranye n'umwana w'ikirara n'umwana w'ikirara. kugeza ubu ntabwo ndasobanukirwa, ntabwo murabisobanura neza. umwana w'ikirara ni wa mwana ugenda akava iwabo akagenda hanze, yatse imigabane akagenda akajya kuba hanze nyine. umwana w'ikirara we ni wa mwana ugenda nyine akaba ku mihanda, yirirwa anywa inzoga, ibiyobyabwenge, yirirwa mu mapuberi, ibintu nk'ibyo. ariko nyine ahantu batandukaniye cyane cyane bose unarebye ntabwo batandukanye cyane urebye, kuko bose bagira ikintu kimwe bahuriraho, bose bahurira kwizera Imana. kuko byanaba byiza, kuko bose n'ikindi kinini bahuriraho kugarukira Imana, bose barabikwiye, babihuriraho bose bakagarukira Imana, bakajya mu buryo, kandi byaba ngombwa wa mwana w'ikirara akagarukira ababyeyi, bakamutoza neza, bakishima, bakanezererwa. utangiye kuza, ariko ntabwo watubwiye amazina yawe. amazina yanjye banyita Tuyishimire Bosco, nkaba ntuye mu murenge wa Nyakiriba, akagari ka Gikombe, umudugudu wa Kitarimo. urakoze cyane, ariko mbere yuko ugenda mbonye ufite ibitekerezo. niyihe nama wagira urubyiruko? tujya tubona urubyiruko rwiyandarika, twirirwa runywa ibiyobyabwenge, rukajya mu businzi, rukanywa urumogi, rugakubita, rugakomeretsa, rugasambana. niyihe nama wagira urubyiruko, swate rwabaye ibirara cyangwa se rwabaye ikirara? murakoze cyane. inama ya mbere nagira urubyiruko rwagiye muri ibyo bintu nyine, rwabaye ikirara nyine. icyiza nababwira ko inzoga zica kandi atari byiza, kandi ikindi bakagarukira Imana, bakagira amasengesho menshi cyane, bagafatanya n'ababyeyi bakabafasha kwirinda ibyo bintu, kuko nabyo iyo ugarukiye Imana ibyo bintu nabyo irabigufashamo, ukabitsinda neza, ukagaruka mu mahoro, ugasubira uko wari uri,
ukava ku mihanda utoragura amashashi ibiyobyabwenge unywa ukabivaho kubera kugira ute kugarukira Imana ikagufasha ukaba mu mahoro neza rwose cyane rwose. urakoze cyane. Reka twakire n'undi, hari undi ushaka gutanga igitekerezo. Uraboneza bakwita nde? Dushimirimana Emmanuel, tumaze kumva ijambo ry'Imana ritubwira ku mwana w'ikirara, sibyo? Watse se umugabane, amaze kumwaka umugabane, aragenda mu mahanga, amafaranga arashayisha mu nzoga, mu businzi, mu bakobwa, mu bagore, amafaranga aramushirana. Arangije ajya kwa kazi ko kuba umugaragu, agasangira n'ingurube cyangwa se akajya n'iby'ingurube zagize ute zasigaje, kandi baba mu rugo bafite ubutunzi, bafite n'ubushobozi. None weho Emmanuel, inama wungutse muri kiganiro ni yihe? ku bwanjye inama nungutse ni ukamenya ko nubwo hari ibibi wakoze ugomba kwicuza, kandi ko nyuma y'ibibi hari ibyiza. Nubwo waba waraciye mu ibyo byose ujye wibuka ko Imana nayo ihari, kandi koko ko nubwo wabaye muri ubwo buryo uzongera gusubira mu buryo bwiza, kandi no gusenga koko birafasha kugira ngo umuntu abe yamenya n'Imana, kuko n'Imana ishobora. Emmanuel atanze igitekerezo, aravuga ati nubwo twanyura mu bibi, twagendera mu bibi, ariko tugomba kugira umutima uducira urubanza tukisubiraho, sibyo? Nguko uriya mwana w'ikirara n'abagize ute yisubiyeho, afata umwanzuro kugarukira iki? Agarukira ababyeyi be, sibyo? Nubwo waba uri mu bibi ntabwo ugomba kwicira witeka, ugomba gufata umwanzuro kuvuga ngo ngiye kubivamo nsubire kwa data, kuko data uwo nguwo ni umunyembabazi, sibyo? Okay, atanze inama nziza. Ikiri cya kabiri yongeyeho ati gusenga, tugasenga cyane. Byose dushobozwa na Kristo uduha iki? Uduha imbaraga. Iyo usenga Imana byose birashoboka, kuko hari ibyo Imana ikemura, sibyo? Wowe utabasha kwikemurira. Hari izo Imana ikemura amafaranga dutunze atabasha gukemura, ariko iyo usenga Imana byose byose birashoboka. Urakoze Emmanuel. Undi turakira ninde ugiye gutanga igitekerezo? Reka twakire n'abamama. Egera hino. Uraneza? Yesu ashimwe. Amazina yawe? Nitwa Nyiramajambere Olive. Olive, makuru yawe? Wakurikiranye inyigisho z'uyu munsi. None inyigisho wabukuyemo ni iyihe? Inyigisho nabanguyemo ni ukuvuga ngo mu bana bacu dufite umugomba kuko namuhaye umutungo akawujya akawumara, ngomba kumwakira nguko yari yaragiye, sindeye ku makosa yakoze, ngamwakira neza. Ukamwakira nk'umubyeyi? Umubyeyi nguko namubyaye. Urakoze cyane. Inama wagira abamama ni iyihe? Hari igihe abana mu rugo bananirana, ugasanga abamama barimo kuvuma abana, ndetse ukumva barimo kuvuga ati niyo azagaruka azanyinjira mu rugo, azarari hanze cyangwa azaguma iyo ngiyo, singimukeneye. Inama wagira abamama ni iyihe? Inama nagira abamama ni ukuvuga ngo ibyo kwiyongera kubacira urubanza ni ukubireka, kuko nawe hari igihe shitani imukoresha agakora ibintu kandi yadakwiye kubikora, ariko kubera ko Imana ari ishoboye byose, aragenda yageze Imana ni inyambura n'inyambabazi, akajana n'Imana, ubundi Imana yarangiza ikamukoreramo, ukabona aragarutse. Kandi nawe akagenda, yamaze kugenda usigara ukuvuga ati umwana wanjye aragiye, yugize amahirwe ukabona akugarukiye, uravuga ati Imana urakoze, kuko umwana wanjye naramubuze none aragarutse. Ariko twakomora Imana amashi kubw'uyu mama atanze igitekerezo cyiza, arimo kuhana abandi bamama. Hari igihe umwana ajya gukora amakosa, umwana akagenda, noneho umubyeyi ugasanga kwikiraguraho, akavuga ngo kizahama iyo ngiyo, kizagwa iyo ngiyo, ntazangarukire mu rugo, naramubuze, nararize, narihanaguye, napfushije mbagaritse. Ugasanga ari kuvuga ibintu byinshi, ariko atanze inama nziza. Umubyeyi agomba guhorana iki? Imbabazi. Wabyumvise? Umubyeyi agomba guhorana iki? Rubyiruko rero, namwe ntimuzacika intege, nk'uko uyu mama bivuze. Ababyeyi banyu
baracafitiye impuhwe n'imbabazi. Bya bindi wivurugutamo, bya bindi nduzaheranwe nabyo, ahubwo uzafata umwanzuro uvuga ngo ngiye guhindukira nsubira inyuma, kuko ababyeyi banje bafite iki? Imbabazi. Data wacu mu ijuru ni umunyembabazi kandi ahora yuzuye impuhwe n'urukundo. Haleluya, haleluya. Reka twakire undi mu mama. Egera hino mama. Uraoneza? Bakwita nde? Nitwa Imanishimwe Eugenie. Zamura magice ijwi cyane. Nitwa Imanishimwe Eugenie. Yitwa Imanishimwe Eugenie. Eugenie, amakuru yawe? Ni meza. Wakurikiranye inyigisho y'uyu munsi. Tubwire ikintu cyaba cyagufashije cyangwa se inyigisho wabukuyemo. Ikintu cyamfashije nuko batwigishije ko Imana ari urukundo kandi kigira impuhwe n'ibambe. Nanjye byandemyemo kugira umutima w'impuhwe n'ibambe ku muntu wese wamemukira, ngo abana bamugirira impuhwe, cyangwa se ku mwana wananira ngo amugirire imbabazi, kuko nanjye hari iby'Imana inyihanganira, nanjye ngamwihanganira. Urakoze cyane. Eugenie, hano hanze usanga hari ibibazo hagati mu miryango, hagati y'umugabo n'umugore, cyangwa se hagati y'ababyeyi n'abana. Inama wahereza cyane cyane ababyeyi niyihe kugira ngo babashe kugira umutima w'imbabazi no kwihangana? Inama nabagira, ubundi umubyeyi agomba kugira urukundo cyane, kubera ko urukundo rurihangana, urukundo rubabarira, kandi urukundo ntiruhutiraho. Ikintu nababwira ni ukudihutira gufata umwanzuro, kuko iyo ufashe umwanzuro uhubutse bigutera kuba wakora ibi kurusha bya bindi umwana aba yakoze by'amafuti, cyangwa se umutware, cyangwa se undi muntu wese mubana mu muryango. Icyo ugomba gukora ni ukwihangana, ukirinda no gufata umwanzuro, kandi ukagwiza urukundo muri wowe, ukinginga Mwuka Wera akakugeramo kugira ngo akumvishe imbabazi muri wowe n'urukundo. Eugenie, urakoze cyane. Hari undi ufite igitekerezo? Reka dukomeze rero nguko twababwiye. Turi kumwe n'urubyiruko rwo mu murenge wa Nyakiriba, akagari ka Nyefugwe, umurenge, umudugudu turimo hano ni wa Kayove. Ariko urubyiruko turi kumwe abenshi baturutse mu ngengero zo mu tundi tugari dukikije akagari dutuyemo, ariko bose bakaba baje muri gahunda kugira ngo bakire ubutumwa bwiza kandi bagirwe n'inama z'ukuntu barushaho gukunoza imirimo yabo yabateza imbere, kandi bakunda Imana, basenga Imana, bumvira n'ababyeyi babo baganduka. Reka twakire uyu musore. Uraho neza? Amakuru yawe? Bakwita nde? Banyita Rukundo Robert. Watangiranye natwe? Okay. Mu kiganiro twatangiranye tubwire topic. Ngiye mu kiganiro twatangiranye nacyo. Ngiye ikintu numvishe no kwagarutse ku rubyiruko. Ngiye nama nabyira urubyiruko nuko twakirinda ibiyobyabwenge n'ubusambanyi, tukagarukira umurimo wo gukorera Imana. Kuko ibintu biri hano hanze ni byinshi cyane birarikira urubyiruko. Nicyo gitekerezo cye nari ifite. Urakoze cyane. Mumuhereza amashi. Atanga igitekerezo cyiza cyane. Inama yagira urubyiruko bave mu biyobyabwenge, bave mu busambanyi, bave mu businzi, sibyo? Bakora imirimo yabasha kubateza iki imbere. Urakoze cyane. Reka rero noneho tugiye kugera noneho ku mwanya w'ibibazo, sibyo? Hano ariko harimo abantu bavuze ngo bamaze umwaka badasenga, abandi n'amezi 6, sibyo? Abifuza kugarukira Imana ni bande? Bazamura ikiganza hejuru. Abifuza kwakira Yesu akababera umwami n'umukiza, bazamure hejuru. Tugera kubanza gusenga Imana, sibyo? Mukomereze muzamure, muragera musubiramo amagambo ndababwira, sibyo? Kugira ngo ibi dukoze ndiba ari théâtre, ndiba ari filime, ahubwo mubikore mubikunze, kuko nanjye kera nari meze ngamo, sibyo? Ariko nakire Yesu kandi numva Yesu ari umwami n'umukiza wanjye. Haleluya. Noneho rero muzamure ikiganza hejuru tuvuge ngo Mwami Yesu,
turi imbere yawe tumaze kumva ijambo ryawe ryadukoze ku mitima, dufashe umwanzuro wo kugarukira ukatubera umwami n'umukiza. Mbashe umwanzuro ku giti cyanjye, uhereye nonaha umbera umwami n'umukiza. Ibyaha byanjye byose nakoze ubimbabarire, amazina yanjye uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo umunsi uzagaruka uje gutwara abagutunganiye, nuhamagara amazina yabo nanjye nzumve amazina yanjye, ngusanganire mu ijuru. Ibyo mbisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane.